Hello my friends, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, buri wese ahari. Nizere ko ibintu byose bikomeza kugenda neza, kandi video twabahaye nizere ko hari aho bizibavana naho zibageza byinshi mwamwigiyemo. Nkeke ko mubikora kandi bikabafasha mu mibanire yanyu hamwe n'abakunzi banyu ndetse n'abo mwashakanye. So aba ari ikintu cyiza cyane rero, kuko natwe nibyo twifuza ko inama twabahaye muzikurikiza, urugero nk'ikintu twabwiye mwakora mu buriri mukabikora kandi ibintu bikagenda neza. So rero icyo twifuza ku muntu rero usica yacu bwa mbere, ndagushimiye cyane, ukoze ikintu cyiza cyane kuba ugeze ku Mahumbezi TV. Rero nakubwira gukanda subscribe kugira ngo izindi video zose tuzashyiraho zijye zikugeraho neza nta kibazo. Ujye tuyibona utiwushakisha, ubwo ngubwo urabaye umwe umunyamuryango bacu. Ku muntu rero usanzwe, ku bashuti bacu basanzwe badukurikirana, turabakunda cyane. Nizere ko mumeze neza, kandi namwe mwandika ama comments yanyu, mutubwire ibyifuzo mwaba mufite. Biradushimisha cyane kuko burya bitwereka ko mwadukurikiranye kandi ikintu tuba twifuza. Nawe rero urebye video ntubure ikintu na kimwe ukora, ushobora kwandika ukavuga ibyo wabibonye cyangwa se utasobanukiwe neza ukakitubwira, kandi mugakanda n'amashare kuri andi social medias. Iyi video wifuza kuyigeza ku inshuti yawe, reba hasi urabona handitse share, haze izindi social medias, Facebook, Instagram, WhatsApp, kugira ngo ukore share, ubashe gusangiza iyi video n'abandi bashuti bawe. Uyu munsi banateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina haba mu buzima busanzwe. Abenshi rero usanga akenshi bazi ko ari ibintu bisanzwe gusa kugira ngo wenda se bishimishe cyangwa se akabikora mu by'ukuri atazi iki akamaro kabyo. Kenshi utumaro twinshi akaba azi wenda se ndakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo mbyare, nubwo nabyo birimo kugira ngo nororoke cyangwa se kuko nabyifuje numva afite irari, ariko mu by'ukuri atazi ko hari n'akandi kamaro ushaka kumufasha mu mubiri, mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo bugende neza. Rero nibyo ngiye kubwira ibintu byiza gukora imibonano mpuzabitsina bidufasha. Ndikubwira nk'abantu bashakanye cyangwa se hari n'abantu usanga bakundana kenshi ariko bakayikora kenshi. So rero ibindi bukubwire ni bandi umuntu wikora kenshi, ikintu mu by'ukuri bimufasha, bimwungura mu buzima bwe ndetse no mu mubiri we kugira ngo agire ubuzima bwiza. So impamvu ya mbere rero, cyangwa se ikiza cya mbere cyo gukora imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina ituma umuntu agira umutima mwiza. Ukumva muri wowe uri umuntu mwiza utuje, ntuhorana ibintu by'umushiha, kuko burya uba wumva muri wowe unezerewe kandi wumva wishimye. Ikindi kintu nanone nakubwira, imibonano mpuzabitsina igabanya stress. Hahandi uburyo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wawe cyangwa se n'uwo mwashakanye, mu by'ukuri kuko uraruhuka bya bindi. Akenshi rero ku bagabo uzasanga abagabo aba yumva niba afite n'ibintu bimereye mu mutwe cyangwa se ibintu ari gutekerezaho byinshi cyane, uzasanga mu by'ukuri we yishimira kuba yakora imibonano mpuzabitsina, akumva nibwo aruhutse. So stress rero ziragabanuka, kuko hari stress ntabwo zigabanuka zose ngo zishireho, kuko burya hari urugero rwa stress biba bikenewe mu mubiri w'umuntu kugira ngo abashe kuba yagira ikintu ageraho, cyangwa se kuba yakoresha imbaraga nyinshi, kubera ko za stress hari ikintu ashaka kugabanya muri we, cyangwa se hari ikintu ashaka gukora kubera stress afite icyo kintu. Ariko mu by'ukuri bigabanya stress kuko umuntu aba yumva ameze neza kandi aruhutse. Ikindi kintu none rero, byongera umunezero mu mubiri w'umuntu. Kongera umunezero mu mubiri w'umuntu, ukumva urishimye, mbese ukumva umeze neza muri wowe, kuko uba wishimye n'uwo muri kumwe, wumva aricyo gikorwa cyo no gutekereza. So rero umunezero niyo mwarangiza igikorwa, ariko uba wumva ukishimye, wumva muri wowe umeze neza, waruhutse. Ikindi kintu nanone, burya nk'uko nabikubwiye, byongera kororoka, bituma umuntu hororoka. Nyine iyo mwayikoze imibonano mpuzabitsina nibwo haba igikorwa cyo kuba mwabyara, mwagira umuryango ukuze. Rero imibonano mpuzabitsina ni icyo kintu. Nanone ikindi kintu, bigabanya uburibwe bw'umutwe. Hari ukuntu uzabona, tuvuga urugero nk'uko twabibonye mu biganiro by'ubushize, hari igihe umugore mu by'ukuri aba atarangije, yakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga ntiyarangije, bikamuviramo kurwara umutwe ndetse n'izindi ndwara. Rero nanone hari igihe umuntu aba arwaye umutwe yakwirukira mu paracetamol cyangwa ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri nanone uzarebe neza, hari uburyo ki ushobora kuba urwaye umutwe, wumva umutwe ukumere nabi cyane uri kukurya, ariko mu by'ukuri wakora imibonano mpuzabitsina ukumva uraruhutse muri wowe, ukumva umutwe urakize. Rero gukora imibonano mpuzabitsina bivura umutwe. Nanone ikindi kintu nanone gukora imibonano mpuzabitsina bivura bituma bikurinda kuba wahura n'umuvuduko w'amaraso
byihuse cyane, ntabwo uba ufite amahirwe menshi yo kuba wakandura umuvuduko w'amaraso nk'aho umuntu udakora imibonano mpuzabitsina. Nabyo burya biravura kuko amaraso aba atembera neza mu mubiri. Iyo ukora imibonano mpuzabitsina kenshi bituma nanone bikurinda kuba warwara umuvuduko w'amaraso. Ibi bintu ndi kugenda nkubwira rero ni byiza mu by'ukuri byo kuba umuntu yakora imibonano mpuzabitsina. Akamaro k'imibonano mpuzabitsina mu mubiri wawe, mu buzima bwawe, ndetse no mu bindi hagati yawe n'uwo mubana cyangwa se n'uwo muyikorana. Ikindi kintu nanone, burya imibonano mpuzabitsina yongera urukundo. Ibyo ngibyo nizere ko muri kubishyikira neza, kuko burya urukundo hagati y'abantu nanone hari igihe akenshi ruzanishwa nuko burya iyo umuntu mwakoze imibonano mpuzabitsina amaraso yanyu aba yahuye, ni nk'aho mwabaye umuntu umwe. So rero ni ikintu mu by'ukuri cyongera urukundo hagati yanyu, cyane cyane iyo byono yagenze neza, buri wese agakorera undi gikorwa neza akishima. Ni ikintu mu by'ukuri kizamura urukundo hagati yanyu muri babiri. Ikindi kintu nanone nakubwira rero, burya ubushakashatsi bwabonye ko gukora imibonano mpuzabitsina ku ruhande rw'abagabo rubongera ubwenge kandi bakanatekereza neza. Handi uzasanga umugabo burya ukora imibonano mpuzabitsina kenshi azaba afite ibitekerezo bizima kandi mu by'ukuri muri we ameze neza. Ikindi kintu nanone rero ni siporo. Gukora imibonano mpuzabitsina ni siporo nk'izindi, nk'uko mubizi. Burya iriya ni siporo handi uzabona bamaze gukora imibonano mpuzabitsina ariko wananiwe, kandi akamaro ka siporo twese turakazi. So siporo rero ituma umubiri wawe ibintu bimera neza, bikarushaho kumera. Siporo rero nanone ikindi kintu nanone nakubwira, bituma umuntu asinzira neza. Gusinzira neza rero, umaze kuba wakora siporo urananiwe, noneho uraruhuka. Ugiye kuruhuka bituma uruhuka neza kandi ugasinzira neza, ibintu bikagenda neza. Imibonano mpuzabitsina rero uko ndi kugenda mbibabwira mwumve ko hari ikintu mu by'ukuri iba imaze mu buzima bwacu ndetse mu mibiri yacu. Nubwo tubikora gusa ngo kuko wumva ubishaka cyangwa se kugira ngo wororoke, ariko mu by'ukuri hari n'akandi kamaro biba bifite mu mubiri wacu ndetse no mu buzima bwacu kugira ngo tugire n'ubuzima bwiza. Ikindi kintu nanone rero bifasha umutima gukora neza. Burya iyo uri kuruhuka neza bikamera neza, amaraso agatemba neza mu mubiri, n'umutima nawo ukora neza kandi ukanatekereza neza. Ikindi kintu nanone rero, akandi kamaro burya k'imibonano mpuzabitsina, bituma umuntu arama. Umuntu ukora imibonano mpuzabitsina ntabwo uzasanga apfuye vuba cyangwa se ashaje vuba, ndetse no gusaza nabyo birya biragabanya. Ntabwo azasaza vuba nk'aho udakora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina rero nk'uko ndi kubibabwira ni ikintu gifite akamaro cyane, kandi akenshi niba ufite umuntu mugikorana ni byiza ko wagikora, kandi uko ubishatse ukumva wabikora kandi ukarangiza. Bya bice bine nababwiye ukabicamo byose, ukumva ushatse imibonano mpuzabitsina ukayikora kandi ukaryoherwa muri yo, ukanarangiza, kandi mu by'ukuri ugasubira mu buzima busanzwe. Ntumve rero ko nukora ibyo ndi kugenda nkubwira, nukora imibonano mpuzabitsina ukayishaka nturyoherwe mu gikorwa kandi uwo mu by'ukuri wayishatse cyangwa se ntunarangize, ntabwo uzagerwaho n'ibyo byiza ndi kugenda nkubwira. Ibyo ngibyo biza mu gihe imibonano mpuzabitsina yagenze neza kandi ukanarangiza, bya bintu biba bigomba kugusohokamo umubiri bigasohoka, kandi ibintu ukarushaho kugenda neza, ukarangiza ugasubira mu buzima busanzwe. Nibwo rero uzagenda uhura na zino ngaruka nziza ndi kugenda nkubwira zo kuba wakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu nanone nakubwira rero, burya birinda umubyibuho ukabije. Nk'uko nabwiye ko ari siporo, cyangwa se uko nabwiye ko umubiri wawe uri gutembera neza, n'amaraso ari kugenda neza mu mubiri, nabyo bivura umubyibuho ukabije. Umuntu burya uzabona hari umuntu uzakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ukabona yari umukobwa abyibushye, ariko mu by'ukuri niba ushatse umugabo akagenda akora imibonano mpuzabitsina aragenda agera kuri taye yifuza, mu nda hagabanuke, cyangwa se ajye ku mubyibuho nyine ukwiriye. So rero nabyo birinda umubyibuho ukabije. Ikindi kintu nanone nakubwira rero, kandi nanone nkomeje kukubwira, imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bashakanye cyangwa se hagati y'abantu bayikorana bituma ubasha kwigarurira mu by'ukuri umutima w'umuntu muyikorana, cyangwa se bigakemura n'ibibazo muba mufitanye hagati yanyu. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu cyiza cyane. Burya nubona abantu bafitanye ikibazo cyangwa se ukabona abantu hari ukundi kuntu bimeze nabi, ariko mu by'ukuri mu gihe bageze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe bagiye kuyikora, hari ukuntu uzasanga abantu bashwanye byagenze nabi cyane, nubwo ari kubyumvikanaho ibintu, ariko mu by'ukuri niba umugore n'umugabo ugasanga bagiye mu buriri bakoze imibonano mpuzabitsina, mu gitondo bazabyuka bameze nk'abantu batigeze banashwana kandi bakundanye cyane. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu gihuza abantu cyane, kirabahuza kandi bakumva ko bameze neza muri bo, bakumva ko urukundo hagati yabo rwiyongereye. So bituma rero wigarurira umutima w'umuntu ukunda. Nk'uko nababwiye rero, hari igihe ushobora kuba warashwanye n'umuntu cyangwa se umuntu atagufata neza cyangwa se atanagukunda, atakwiyumvamo,
ariko mu by'ukuri mwaryamana wamukorera neza mu buriri, wamukorera ibintu neza akumva arishimye kandi akumva aragukunze mu buryo nawe atarazi ko yagukunda. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu kigira akamaro hagati y'imane n'abantu, hagati y'uko umuntu abanye n'undi, bifite akamaro gakomeye cyane. So imibonano mpuzabitsina nanone, ikindi kintu nanone bituma abantu babasha